Reka nkubwire ko inshuti yanjye Bibiliya iravuga ngo Imana si Imana y'abapfuye ahubwo ni Imana y'abazima. Umuntu muzima igihe cyose aza agomba guhora n'ibyiringiro by'uko ubuzima arimo none bwohinduka, kubera yuko Imana ni Imana ye kuko akiri muzima. Ariko iyo wamaze gupfa ntabwo Imana iba ikiri Imana yawe. Imana nteze ivugana n'abapfuye, ivugana n'abantu bazima. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, muri struggle zose, mu ntambara zose urwana, niba koko ubizi kuri muzima, uje uhorana ibyiringiro yuko Imana yokora igitangaza mu gitondo, ukamusohokana amashimwe, ukamusohokana umunezero, kuko Bibiliya iravuze ngo Imana si Imana y'abapfuye ahubwo yemwe ni Imana y'abazima. Kwifurije kuzuba muzima kugira ngo Imana isohoze icyo yavuganye nawe.